Tumaze iminsi tuzirikana ibikorwa ndetse n'inyigisho za Yezu Kristo mu Ivanjiri ya Matayo. Byatangiye Yezu Kristo atangira ubutumwa bwe hano ku isi. Igihe yazamukaga umusozi agatangira kwigisha abari baraho ngaho, ikivunge cy'abantu benshi cyane. Muribuka ko twamaze igihe dukurikira inyigisho nziza Yezu Kristo yahaye abo bantu. Igihe kigeze amaze kubigisha nibwo amanutse ku musozi kugira ngo abereke ko ibyo yababwiye, ibyo yabigishije abishyire mu bikorwa. Atangira gukora ibyiza byinshi, gukiza abarwayi, gukiza abahanzweho na roho mbi. Tumaze iminsi tuzirikana ibikorwa bya Yezu Kristo. Amaze gukora ibyo bikorwa nibwo atangiye gutora abigishwa be kugira ngo bazakomeze ubwo butumwa. Nibyo turimo tuzirikana mu iyi minsi. Hari umuhanga wa teolojiya washyize urwo ruhererekane rw'ubutumwa bwa Yezu Kristo mu cyo yise la pédagogie de Jésus, kandi usanga koko ari pédagogie koko ikurikije logique. Mu Ivanjiri twazirikanaga ejo twumvise ko Yezu yatangiye kubigisha abo bose yatoye 12, yatangiye kubigisha uburyo bazitwara mu butumwa. Kandi icyo atindaho mu iyi minsi nuko ubutumwa baha, nuko icyo abatuma gukora ntago cyoroshye. Niyo mpamvu afata umwanya akabanza kubasobanurira ibyo bazahurira nabyo mu iyo nzira y'ubutumwa bwabo. Ejo twarabizirikanaga ibyo yabwiraga abigishwa be, ingorane bazahura nazo, uburyo bazahura n'abatabumva neza, uburyo ndetse bazagabizwa bagatotezwa. Ibyo byose abibaciramo, kandi uko abicamo niko babibayeho iyo dukurikije ubuzima bw'intumwa. Uyu munsi mu Ivanjiri twumvise uburyo umwigishwa ameze, uburyo bagomba kwitwara imbere ye we ubaha ubutumwa. Ntago umwigishwa asumba umwigisha, cyangwa ntago ujya mu butumwa asumba umuha ubutumwa. Ariko Yezu ntago agendera ku iyo hierarchie, ahubwo aravuga ati barangana, kandi arabishimangira avuga ati ibyo ngibyo birahagije. Kuko uwumvise ijambo rya Yezu Kristo, uwumvise ya pédagogie ye, akagerageza kuyizirikana no kuyikurikiza, aba akurikije ibyo umwigisha we amutumye. Yezu Kristo aravuga ati mwebwe namwe turangana iyo mushyira ibi ngibi mu bikorwa. Bakristo bavandimwe, ibi ngibi twabikuramo inyigisho. Ese ni bande ntumwa z'uyu munsi? Ese ni bande Yezu Kristo yohereza mu butumwa bwe uyu munsi? Ni twebwe bakristo twamumenye, ni twebwe twemeye kwakira umukiro we, tukemera kumwakira mu buzima bwacu. Ni twebwe yohereza uyu munsi, ni twebwe ahize inyigisho uyu munsi, ni twebwe yohereza mu butumwa ku isi uyu munsi. Icyo atubwira rero kirakomeye, ari nacyo yabwiraga aba bigishwa be, ati igihe mujya mu butumwa bwanjye, igihe mwumva ibimbabwira, igihe mubikurikiza, muba mungana nanjye, kandi ibyo ngibyo birabahagije. Ariko Yezu Kristo ntago agarukiriza aho ngaho gusa, arongera agasubiramo n'ibibazo bashobora guhura nabyo. Muribuka mu minsi ishize igihe yakoraga ibitangaza bitandukanye, abari aho ngaho batari baramenye uwo ari we, nubwo bamukurikiraga baravuze bati uyu nguyu ububasha bukurahe, ibi ngibi akora imbaraga zabyo abikurahe. Bati ni Belzebuli yirukanisha izi roho mbi.
batangiye kumutuka. Arabwira abigishwa be ati, niba ubohereza mu butumwa ari we njyewe, baranyise Belizebuli, ese mwebwe bo mu rugo bizabagendekera bite? Bizabagendekera bite? Iyo urebye mu mateka ya Kiliziya, ukareba mu mateka ya Kiliziya yagiye inyuramo kugeza uyu munsi, ibitotezo byabaye byinshi, umusaraba wabaye munini, ariko kugeza uyu munsi Kiliziya irakomeza igatwaza kuko iyobowe n'umwigisha mwiza. Ariko ibyamubayeho, ibitotezo yagize, nibyo natwe tunyuramo. Hari igihe dushobora gucika intege mu bukristo bwacu bwa buri munsi. Ari abacika intege, tujye tuzirikana ibi Yezu Kristo yabwize intumwa ze, tujye tuzirikana ibi Yezu Kristo atubwira uyu munsi, kuko niba yaranyuze mu bikomeye, natwe nibyo tugomba kunyuramo. Ariko igihe turi kumwe nawe, tukamwizera, tukamwiringira, tukamutuza mu mitima yacu, kandi tukumva ko icyo adusaba tugikora turi kumwe nawe, tutamuruta, ahubwo turi abigishwa be, tugendana nawe kugira ngo tungane nawe, ibi ngibi bizadushobokera. Kandi ngira ngo niyo mpamvu kiri gitwari. Aratubwira ati, ibyo wenda nababwiye muri 12 muri bakeya, nshobora kuba naravugiye ahiherereye, mwebwe mubishyire ku mugaragaro, mugende mubibwire isi yose. Igihe abohereje arababwiye, nimujye ku isi yose mwamamaze inkuru nziza. Natwe nibwo butumwa duhabwa uyu munsi. Icyo Yezu Kristo yaba akubwirira mu isengesho ryawe, icyo Yezu Kristo yaba akubwirira aho muhurira hariho hose, gishyira ahagaragara, kuko isi ikeneye kukimenya kugira ngo yakire umukiro Yezu Kristo yayizaniye. Kandi aratubwira ati, mu gihe muhuye n'ibigeragero, ntimugatinye, ntimugatinye. Nirwo rugero atanze hano ati, ntimugatinye abica umubiri ariko badashobora gushyikira roho zanyu, kuko mufite agaciro, ndetse n'umusatsi wo ku mitwe yanyu urabazi. Ngira ngo icyo kiduha assurance, kiduha imbaraga, kidutera imbaraga nk'abakristo, ko Yezu Kristo aratuzi. Ubutumwa duha azi uburyo bushobora kutugora, ubutumwa aha gutuma azi uburyo hashobora kukugora mu buzima bwawe bwa buri munsi bwa gikristo. Waba umubyeyi wubatse urugo, ufite abana urera, wasanga ubwo ari bwo butumwa Yezu Kristo aguha, ntabwo bukorohera. Waba uwihaye Imana, wemeye kwegurira ubuzima bwawe Yezu Kristo, ubutumwa Yezu Kristo aguha ntabwo bukorohera. Ariko arakubwira ati, ndakuzi, ndi kumwe nawe, wicika intege, ntuzatinye, kuko ndakuzi wese, kandi ni njyewe ugukomeza. Iyi vanjiri irangiza n'amagambo akomeye cyane. Yezu Kristo aragira ati, umuntu wese uzanyemera mu maso y'abantu, nanjye nzamwemera imbere ya Data uri mu ijuru. Naho uzanyihakana akavuga ko ntabaho, agahakana ibyanjye, nanjye nzamwihakana mu maso ya Data. Bavandimwe, iki ngiki kirakomeye, kirakomeye. Ese twakwihakana Yezu Kristo gute twumva ibyo atubwira? Ese twakwihakana Yezu Kristo gute ari we uza akadushoboza mu buzima bwacu bwa buri munsi? Hari umuntu wahakanaga Imana, ntayemere, ntiyemere ibyayo. Noneho aza guhura na mugenzi we wari umukristo, aramubwira ati, ariko wowe ibyo urimo ni ibiki? Ubukristo bwawe bushingiye kuki? Wirirwa ubyuka ujya gusenga, bikumariye iki? Ko mbona ntacyo ndusha, mbona ntacyo ndusha. Undi icyo yamubwiye ati, ese mu buzima bwawe bwa buri munsi, ibyo ugeraho ubyigezaho, ubikura mu maboko yawe, ubikura mu bwenge bwawe? Undi arabyemera ati, narize, ndakora, nkoresha imbaraga zanjye, ndetse n'abana banjye mbareresha ibyo nagezeho, nta kimana imariye iyo Mana yawe wemera.
undi aramusubiza ati yaba wari uyizi, iyo yaba wari uzi iyo Mana wakamenye ko ibyo byose n'izo mbaraga uvuga witwaza zigushoboza ibyo n'ubwo bwenge bwawe ariyo uzikesha. Amuha urugero, ingero ebyiri, ati ujya kuvuka wigeze usaba kuvuka? Wari uzi ko uzavukamo uwo mugabo uri uyu munsi? Wari uzi ko uzavukana ubu bwenge ufite uyu munsi? Undi biramushobera abura icyo amusubiza. Amuha urundi rugero rwa kabiri, ati iyo ugiye kuryama nimugoroba, mu gitondo ukaramuka, ese aho ubuze uko byagenze mu ijoro? Hari imbaraga ushyiramo kugira ngo ubashe gusinzira, hari imbaraga ukoresha cyangwa ubwo bwenge bwawe kugira ngo ubashe gukanguka. Ese ibiba hagati aho ngaho uzi byari byo? Umugabo afata umwanya bitekerezaho, kuko asanga hari byinshi Yezu Kristo ryo ukemera Imana mu buzima bwawe, ukayakira, ukibuka ko ariyo ikubeshaho umunsi ku munsi, ariyo igushoboza bya bindi ukora. Icyo gihe nawe uhamagarirwa kuyihamya, uhamagarirwa kuyivuga mu bantu, uhamagarirwa kuyamamaza. Ngira ngo nibwo butumwa duhabwa na Yezu Kristo uyu munsi. Nk'abakristo dukomeze tuvuga iryo zina, dukomeze twamamaza iryo zina ku isi hose, kugira ngo abantu bamenye umukiro Yezu Kristo yabazaniye, kugira ngo abantu bamenye Imana mu buzima bwayo, ko na babandi batayemera, babandi batayizi, babeshwaho nayo, ari baherekeza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubutumwa rero dufite nk'abakristo burakomeye, ariko kuko tubutwaranye n'ubuduha, kandi akaba twizeza ko atuzi twese n'ibyatuvuna byose, ari kumwe natwe, ntitugire ubwoba, ntitugire ikiduhungabanya, ahubwo dukomeze tujya mbere, twamamaze izina rye, tumuvuge ahirangiye, tumuvuge ku mugaragaro, tumuvuge ku manywa, kuko nitumwamamaza nawe azatuba hafi, kandi yarabidusezeranyije. Tubisabirane mu iki gitambo cy'Ukaristiya. Nyagasani Yezu nabane namwe.